Nyakubahwa First Lady, all protocols observed. Ndi Colonel STELLA Uwineza. Mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Mu gihugu cyagize amateka akomeye, haravuka intwari zivuguruza amategeko y'amateka, zigasiga izina rikomeye ritanga icyizere ku bakiri bato. Muri izo ntwari harimo Colonel STELLA Uwineza, umugore w'umunyarwandakazi wagabye ibitero ku nkumi z'imyumvire isanzwe, agatangira urugendo rw'ubutwari mu gisirikare cy'u Rwanda, ahantu henshi hafatwa nk'akarima k'abagabo. Ni umugore w'icyitegererezo wambaye impuzankano y'icyubahiro, agafatanya kwita ku muryango we no kurinda igihugu cye. Amateka ye yanditse urupapuro rushya mu rugamba rwo guteza imbere uburinganire mu nzego z'umutekano. Iyo umwumva avuga, akwereka ko umugore ashoboye byose, haba kurinda, kuyobora ndetse no kubaka igihugu. Ninjiye mu gisirikare, noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze, aho narangije ndi electrical engineer. Colonel STELLA Uwineza ahagarariye isura nshya y'umusirikare w'umugore, intyoza mu bumenyi, inyangamugayo mu nshingano, n'urugero nyarwo ku bakiri bato, by'umwihariko abakobwa bafite inzozi zo gukora ibyitwaga iby'abagabo. Njye wumva nitwa Fabrice, guhaye ikaze hano kuri Mrmltv. Hibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. Abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri bwo. Nubwo amakuru arambuye ku buzima bwe bwo mu bwana ataboneka cyane mu ruhame, Colonel STELLA Uwineza avugwa nk'umuntu wize amashuri yisumbuye mu Rwanda kandi wagaragaje ubushake bwo kwitangira igihugu hakiri kare. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, yitabiriye gahunda y'ingando, aho urubyiruko rwahabwaga inyigisho z'imyitwarire, amateka n'ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Aho niho yakuye icyerekezo cyo kwinjira mu gisirikare no kugikoramo nk'akazi gahoraho. Yaje ndetse no kwiga electrical engineering, bikamufasha gukoresha ubumenyi bwa tekinike mu nshingano z'igisirikare. Nyirangiza amashuri yisumbuye, nitegura gukomeza kaminuza, twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta. Njyewe nabaye inspired, nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare, cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniform. Numva ko uwo mwenda ntawukuramo. STELLA Uwineza yinjiriye mu gisirikare abitewe n'ubushake bwo kugira uruhare mu kubaka u Rwanda rushya rwari rugeze mu bihe bigoye. Yagaragaje umwete n'ubwitange, bituma ahabwa amahirwe yo kwiga amasomo ajyanye na tekinike, by'umwihariko ibijyanye n'amashanyarazi. Ninjiye mu gisirikare, noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze, aho narangije ndi electrical engineer. Yakurikiranaga aya masomo abifatanye n'inshingano za gisirikare, aho yagiye agaragara nk'umusirikari w'intangarugero. Yagize uruhare mu bikorwa byo kubaka ibikorwa remezo, kugenzura umutekano w'ibikorwa remezo by'igisirikare no gutanga ubufasha mu bihe by'ibiza n'indi mirimo ifitiye igihugu akamaro. Colonel STELLA Uwineza akorera mu ngabo zirwanira mu kirere cyangwa se Rwanda Air Force, aho yagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'ibikorwa bijyanye n'umutekano n'ikoranabuhanga. Yanakoze imirimo mpuzamahanga, aho RDF yagiye yohereza ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu birimo Sudani y'Epfo, Central Africa ndetse n'ahandi, aho yakoraga nk'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikari b'abagore, yerekana ubushobozi n'ubutwari, bimuhesha ishema n'icyizere cy'abayobozi. Ku itariki ya 19 Ukuboza 2023, Colonel Uwineza STELLA yazamuwe mu ntera agirwa umwe mu bagore 7 ba mbere bahawe ipeti rya Colonel mu mateka ya RDF.
Ibi byari intambwe ikomeye mu mateka y'igihugu, cyane cyane kwimakaza ihame ry'uburinganire. Ni ubwa mbere RDF yazamuye icyarimwe abagore bangana batyo kuri urwo rwego rwo hejuru, bigaragaza impinduka zifatika zishingiye ku itegeko nshinga no ku cyerekezo cy'igihugu cyemerera buri wese amahirwe angana. Mu butumwa bwe, Colonel STELLA Uwineza yasabye urubyiruko rw'u Rwanda, by'umwihariko abakobwa, kudacika intege no kwitinyuka. Aha yagize ati: ndi umugore wubatse, umugabo wanjye si umusirikari, kandi mfite abana. Izi nshingano zose si nto, ariko zishoboka iyo umuntu afite ubushake. Yubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, zisaba zose kunozwa. Nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza ni ukumva ko bishoboka. Yagaragaje ko igisirikare atari akazi ko kurwana gusa, ahubwo ari n'uburyo bwo gukorera igihugu mu mahoro, kwita ku bantu no gutanga umusanzu mu iterambere rirambye. Yasabye ababyeyi kureka abana babo, cyane cyane abakobwa, kwinjira mu nzego z'umutekano iyo babishatse, kuko haba hari n'abategarugori batari hari ikintu gikeya. Amateka ya Colonel STELLA Uwineza isomo rikomeye ku rubyiruko rw'u Rwanda. Ni urugero rwerekana ko inzira zose zifunguka iyo umuntu afite ubushake, icyerekezo n'inkunga y'ubuyobozi bufite intego. Ubuhamya bwe ni igihamya cy'uko uburinganire bushoboka mu nzego zose, nko mu gisirikari, aho ubusanzwe byafatwaga nk'akazi k'abagabo gusa. U Rwanda rukomeje kuba urumuri kuri Afurika mu bijyanye n'uburinganire, kandi abantu nka Colonel STELLA Uwineza nabo bagize uruhare mu kubaka iyo ntego. Ni isura y'igihugu cyashatse kwiyubaka ku ndangagaciro z'ubumwe, ubutwari n'uburinganire. Colonel STELLA Uwineza ahagaze nk'inkingi y'icyizere. Ni umugore wiyemeje kudacika intege mu rugamba rutoroshye, agahaguruka agasimbuka imipaka y'imyumvire isanzwe, akinjira mu gisirikare cyari kimaze igihe cyeguriwe abagabo. Nubwo yambaye impuzankano ya gisirikare, umutima we uracyuzuye ubuntu, ubushishozi ndetse n'urukundo rw'igihugu. Amateka ye ni urumuri rubonesha abakobwa bato bataramenya imipaka y'inzozi zabo. Ni igicumbi cy'ubutwari kigaragaza ko kuba umugore atari imbogamizi, ahubwo ari imbaraga iyo ihabwa amahirwe. Akazi ke, ubunyangamugayo bwe n'umutima w'ubwitange byahinduye igisirikare cy'u Rwanda urubuga rw'ubwuzuzanye, aho ubuhanga bw'umugabo n'umugore bifatanya kurinda amahoro n'iterambere. Ubuzima bwa Colonel STELLA Uwineza butwigisha ko intwaro atari uwafashe intwaro gusa, ahubwo ari n'ufata icyemezo cyo gutandukana n'aho benshi bahagarariye, akanyura inzira iruhije kugira ngo ejo heza habe impamo. Ni urugero rudashidikanywaho kuko umugore ashobora kuba umurinzi w'igihugu, umuyobozi w'icyerekezo, kandi akabikora atitaye ku bisana byari byaramuciriye imipaka. Nabwira ababyeyi gukomera ku nshingano zabo zo gushyigikira abana babo, bakabaremamo icyizere mu byo bifuza kugeraho, bakareka kubaca intege bavuga ko hari ibyo batageraho, badashoboye, cyangwa se bataba byo kubera ko gusa ari abakobwa. Abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri bwo. Navuga ko bisaba imbaraga kandi murazifite, ni ukongeraho gusa ubushake. Dufite abasirikare b'abagore b'abayenjeniyeri muri fields zitandukanye, dufite abapilote, dufite abaganga, dufite abatekinisiye, dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke, murashoboye, kandi mukoresha amahirwe mufite ko ubuyobozi bwiza bubashyigikiye. Mwakoze cyane kubana natwe. Hari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe.
ugutegura nkanakugezaho ubucukumbuzi bwihariye utasanga ahandi uretse hano kuri Mrmltv. Ukeneye gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi adusanga muri comment. Bye bye, kaduhure mu bindi biganiro.